mu mpera z'ukwezi gushize nibwo guverinoma y'u Burundi yemeje ko imipaka yo ku butaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda ifunguye. Icyo ni icyemezo cyaje nyuma y'imyaka 7 z'inzira zitagendwa kubera impamvu za politiki y'ibihugu byombi, ndetse Burundi bwagiye busubiramo kenshi ko butazigira bufungura amarembo mu gihe cyose u Rwanda rutarohereza Bujumbura abarundi bakekwaho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwariho mu mwaka wa 2015. Uwo mugambi ngo warabapfubanye berekeza mu Rwanda nk'impunzi. Ku nshuro ya mbere perezida w'u Burundi Meja General Evariste Ndayishimiye yavuze ku ifungurwa ry'umupaka, yavuze ko bigaragaza ko ibibazo ibihugu byombi byari bifitanye byashakiwe umuti, ndetse ngo n'ibisigaye byakemurwa mu nzira ya diplomasi bitabangamiye imigenderanire y'abaturage. Kugeza ubu nta bwumvikane buke buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ikibazo cyaba gisigaye cyakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ibyo ntibigomba gutuma abaturage bacu batagenderana. Abanyarwanda baza kuruhukira ku kiyaga cya Tanganyika n'abarundi bagasura inshuti zabo mu Rwanda. Nakubwira ko nta kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Kimwe muri ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga bigishakirwa igisubizo ni abarundi bivuga ko bari mu Rwanda nk'impunzi kandi bakekwaho umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse perezida w'u Burundi ashimangira ko bizeye ko u Rwanda ruzabishyira mu bikorwa vuba. Icy'ingenzi ni uko u Rwanda rwemera ko abo bakurikiranyweho guhirika ubutegetsi bari muri icyo gihugu. U Burundi nabwo buhora busaba ko boherezwa kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Rero twizeye ko bazabikora vuba, kubera ko no kuba baremeye ko twicara tukabiganiraho, twizeye ko tuzagira n'igihe tukabyumvikanaho. Kuri ingingo mu kiganiro cyari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Mukurarinda aherutse kutubwira ko abanyamategeko b'impande zombi bari kugishakira igisubizo kidashingiye ku marangamutima. Ntabwo umuntu asimbuka cyangwa se ajabuka wa mugani wo mu kirori cyangwa se yambuka umupaka agata ibintu bye n'umuryango n'abana cyangwa se akabazana bose akina. Marigere ibyo yaba yakoze byose, banza uwo muntu ashira impumu. Namara gushira impumu murebe icyo amategeko twashyize imikono nk'ibihugu byombi avuga. Noneho icyo ngicyo ari cyo kiganirwaho, kandi ndabizi neza ko za ministeri zombi z'ubutabera icyo kintu zikiganiraho. Niba ari za ministeri z'ubutabera zikiganiraho, n'abanyamategeko biganiraho, byanze bikunze hazakurikizwa icyo amategeko ateganya. Ntago muri ibyo ngibyo wagendera ku marangamutima. Ugende ku marangamutima ntacyo bimaze gusinya ayo masezerano. Ariko niyo masezerano ahari afite icyo ateganya. Umuntu yarahunze bigenda bite? Niba yarahunze agasiga koze ibyaha bigenda bite? Ese aburanishirizwa hano? Ese agomba kuba gusubizwa i Burundi? Umuntu cyangwa se uwakoze icyaha i Uganda agomba gusubizwa i Uganda kandi akubwira ati ngiye narahunze. Ariko se none ku rundi ruhande niba yarakoze ibyaha bizahera aho ngaho gusa. Yarakoze ibyaha bikagaragara ko hari n'ibimenyetso. Ese ayo mategeko mpuzamahanga tugenderaho ateganya iki? Ibyo ngibyo nibyo bigomba kurebwa. Niba hari n'ibyaha byakozwe nabyo bigakurikiranwa kugira ngo umuntu atazabaho yarakoze icyaha kiberaho yidegembye nta gukurikiranwa. Ariko ibyo byose bifite amategeko n'amahame bigenga, niyo agomba kutugenga. Byanze bikunze n'uwo mubano ugomba kubaho. Nubwo mvuze nta mategeko ari hejuru yo mubano, ariko umubano iyo nahari binatuma abantu babasha no kuganira no kuri izo principe no kuri ayo mahame no kuri ayo mategeko. Hagati abahanga mu bukungu baremeza ko nubwo ibihugu byombi bibarizwa mu cyiciro cy'ibikennye, ngo hari impamvu igomba gutuma bikora ibishoboka byose kugira ngo imibanire isubire uko yahoze mbere y'umwaka wa 2015. Dr. Fidel Mutemberezi yigisha ubukungu muri kaminuza, hari ku murongo wa telefone. Abanyarwanda n'abarundi barakenirana hagati yabo. Kabone nibwo baba bafite urwego rw'ubukungu ruri hasi, ntago bibuza yuko abantu bagakoranye kugira byose byungukiremo. Abarundi banyuzaga ibintu byacu hano mu Rwanda bitutse za Mombasa. N'ibyo wabivuze, ibyo twakuraga hari Burundi byahabaga biraza, ariko biza bihenze byikubye inshuro zingahe. None niba umuturage yenda w'i Burundi umwembe yagurishaga ku Banyarwanda akabona amafaranga, ariko wenda bibaye kuriya wasanga barabuze n'ahandi babigurisha, ni urugero. Cyangwa se bakaba babona ariko ugasanga isoko yenda ntago rimeze neza, yenda babaha makeya, ni urugero. Natwe tugahomba dutanga menshi, tuyigura kuri menshi. Numva kajya kugura kuri menshi kandi hari wakawuguze kuri make. Kugeza magingo abaturiye imipaka y'ibihugu byombi barakomorewe, ariko nta ruhande na rumwe rugaragaza urwego imikoranire iriho. Icyakora ababikurikirana baremeza ko gusubira uko byahoze byatwara igihe kitari gito,
kubera ko ngo n'abaturage batarasubirana icyizere cyo gusubukura ibikorwa byambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. David Nzabonimpa, TV 10.